Wapi mwana aho nababwire ntago muri kumva mwana cyangwa muri kugira ngo umenye ibyo byuma byanyu ngiye. Wakihanganye se bro? Wana ngiye gucyo nta nubwo njya nkunda ibintu byinduza. Mani reka tuganire. Wapi ntabyo tuganira mwana. Wapi twaganira? Wapi ntabyo tuganira mwana. Bakunzi ba Kivu Bay TV banje kubasuhuza. My name is Deo. Icyo tubasaba nta kintu ukora subscribe, like, share na comment. Ubundi amakuru yacu akabageraho 5 kuri 5. Uno munsi nkuko muri bibona ewana turahanu ku mazi. Gusa ntibyoroshye. Tuje kuri umujama batubwiye umazi imyaka irenga 25 yibera mu mwobo. Uwo mutipe batubwiye ko atoroshye ariko nka Kivu Bay TV nta kindi. Gazi tuba tugomba kugakora 5 kuri 5. Reka tugereho turebe. Wowe ukeneye ifoto nziza, ukeneye video nziza ndetse ukireka n'ubukwe bwawe bukomeza gusa neza. Reba ino nimero iri hano kuri aya mashusho. Bamwita Innocent Pro. Byose arabikorera 5 kuri 5. Afite ibikoresho ndabarahiye no kuri kw'Imana. Byiza cyane. Nimuciko twebwe reka tugende turebe uwo mutipe turebe ahantu hari turi ubuzima bayemo. Tugende. Bakunze ba Kivu Bay TV. Ndabona twahageze. Kumumva muharira hirya ariko ntago byoroshye. Tugiye kugerayo nta kibazo. Cameraman twagiye. Uko mubibona rero cameraman sumi kwahageze ngo uri mu arimo ariko turetse gakeya. Bakunzi ba Kivu Bay TV nkuko mubibona twahageze hahandi wa muntu atuye. Ikanze turebemo. Salama ni gani? Salama kise mwana nibiki urukumbaza ubundi. Bro meze bitese? Wapi ko mbona mwanteye mu nganje yanjye hanganje niho nibera mwana. Mane reka tuganire nta kibazo. Tuganire ibikise. Mane reka tuganire bana bro. Bro katuganire bana. Wapi? Katuganire no. Wavuye imbere ariko. Tuganire mwana. Waretse tugaganira. Tuganire ibikise ngiye tuganire ibiki mwana. Bro reka tuganire n'ukuri. Ntabyo tuganire ni inganje yanjye mwana nyimaze mwigiye suru kuza kuntesha umutwe mu biki. Mane hangane pe. Wapi mwana waransuye se? Mane hangane nyine tuganire nyine none byose tugera tukemura amashaka abantu bantesha umutwe mwana nibyo byuma byanyu nimwegeze yijya mureka kunkamera. Ihangane bana gwira tuganire. Kandi je ndiramuka nsohotse mwana turasirira mwana mwakagije ibyo byuma byanyu muri kunkamera mu biki wana. Bakunzi ba Kivu kumurambujije ibitotse wana. Bakunzi ba Kivu Bay TV urabona ko bitoroshye ebana. Sigone umupira njye ndaraho. Mane ihangane no kuri tuganire. Wapi mwana aho nababwire ntago muri kumva mwana cyangwa muri kugira ngo umenye ibyo byuma byanyu ngiye. Wakihanganye se bro? Wana ngiye gucyo nta nubwo njya nkunda ibintu byinduza. Mane reka tuganire. Wapi ntabyo tuganira mwana. Waretse twaganira. Wapi ntabyo tuganira mwana. Se bro waretse twaganira ko ibiki wana ni ibiki hano. Niki mugende hano. Ni ibyuma byanyu biri gufatwa hano. Mugende mumvira hanga. Bro ihangane tuganire n'ukuri. Wana mugende mumvira genda nawe. Waretse tukagira tuganira mane. Wana ngiye ntago njya nkunda ibintu by'ibyo hano. Bro reka tuganire wana. Tuganire mugende hano. Bro waretse tuganira ko bakunzi ba Kivu Bay TV urabona ko ibintu bitoroshye ewana. Sha. Ako tugomba kugikora ko byagenda kose tu. Ubwo bwose mbonye afite umujinya ariko ndeka ture ko yaza gutuza tukaza kuganira nta kibazo. Wenda twamusanze aho yarari ntago yabyishimiye ariko ndakeka neza ko tuza kugirana ikiganiro kandi cyiza. Gusa ntago byoroshye. Bakunzi bacu rero murabona ko wa muntu yatuje tukatugiye kuganira. Bro bakwitanda ubundi. Yeba mwita bimbwiye iki? Bimbwiye iki se ubundi wari kuye ku kigo kibakwise bimbwiye. Nabibwiye ku buzima bubi ngiye nabonye ndimo. Nicyo cyatumye ngiyewe nita iryo zina uko nabonaga n'ubundi ntacyo bimariye. Urese ara ko wari ugiye kungira nabi koko mbona wari ufite n'umujinya mwinshi cyane koko. Ntani kuganira n'umuntu kugize n'ura mujinya ugana kuri. Ubundi hariya nta muntu ari wemerewe kuhagira cyangwa namenye ngiyewe ahantu ndara. Ira ni inganje yanjye ngiye nyine nta wundi muntu ugomba kugira ute kwihagera. Mwana rushamana nabonye ufite umujinya mwinshi siko waronyishije. Mfite umujinya mwinshi na n'ubu nturanashira. Kubera iki se mwana ko tuza tuganiremo gake basi umujinya. Na n'ubu nturanashira kubera ko ngiye birantaba mbishaka ntago nshaka undi muntu wanyinjirira. Mwana ihangane no kuri kw'Imana ntago nahenze ko uri buze kugenda kuri ya pe. Ahubwo nuko ari wowe. Yaza kuba ari nk'undi muntu gemba mfise no nakugirira nabi cyane. Ako mani gusa ndakeka byarangiye. Nta nibirenza ariko mujye mumenya ko nta mpamvu yo kwinjira umuntu fo.
Okay, sawa umbabarire basi kubyabaye. sawa. None se tujye ku buzima bwawe. Undi hari ahantu nabonye uba uhamaze igihe kingana ute? Harangiye ni ukuvuga ngo mpamaze imyaka 25. Nahageze mfite imyaka 8. Ubwo urumva imyaka mpamaze nawe ubaze wahita uyumva. Mbese ubuzima ubaye murabwishimiye? Ubwo se njye nabandi mu buzima nka buriya nabwishimira bwo kuba mu mwobo wowe wabikora mwana. Ese uko koko mbona uri umusore kandi ufite imbaraga, nta kintu wakora cyaguhindurira ubuzima koko? Nyine ubwo namwe mugire nk'icyo mwamfasha mu mpindurira imikorere cyangwa wenda imibereho. None se ubu wakurira ukajya kwiga imyuga wayiga? Imyuga nk'iyo gusudira cyangwa gukanisha nagerageza nyine nkareba ko bicamo, byaterwa n'impano umuntu yaba afite. Ntago wigeze ufungwaho n'umunsi wa rimwe? Nafunzwe nanjye mu bintu bitandukanye, ariko ahantu bamfungiye ntago ari kure, ni hano Gashonga wumva bajyana abandi. Hariya naho nta myuga babigisha? Hariya nta myuga, kireka iyo usohotse wenda ugatekereza kuba wajya gukora nk'imyuga nyine ukayiga tu. Kumva n'ubuzima bubayemo ari danger. Bana n'ubwa feke cyane, ahubwo namwe nimugire icyo mwamfasha. Wenda burya guhinduka k'umuntu abigiramo uruhare. Kumva nkawe rero ugomba se uko kwamara imyaka igana kwiba mu mwobo ntubuzi n'ibibera na hehe na hehe. Ni ukuvuga ngo iyo nasohotsemo ni kwa kundi kwa nijoro ngiye nko kwinywera amazi hano ku Kivu, ibintu nk'ibyo nkongera gasubiramo nk'iryamye. Gusa ubundi ubwo buzima urya gute, ubaho gute, ukora iki nyine ukuraho ubuzima bwawe bwa buri munsi basi no gutamu hariya, ariko uburyo bwo kubaho imibereho bijyanye no kurya? Ni ukuvuga ngo kubera ko ntawe uzi ubundi ko njye mba hariya muri uriya mwobo, iyo bukeye ndaza gutya nkazenguruka ahangaha nkasaba ku biryo nyine kwa babona babashyana bateka bakampa, narangiza nabona bagiye nanjye nkajya najya kwibera. So ntabwo ujya urya umuntu kaci koko kugira ngo ubone icyo kurya? Ibintu byarakamije none ntabwo warya kaci bahita bakujyana kugufunga. Rero ubu basi ntabwo utekereza kuva muri ubu buzima nyine kandi ari wowe ubwikuyemo mu mbaraga zawe, ko nta muntu ufite ibitekerezo, nta muntu ufite imbaraga, barambana utagakwiye kuba mu mwobo nk'uriya n'ukuri. Njye ntabwo natekerezaga no kuzawuvamo, ariko kuba mbabonye namwe muje mbise ko ngira icyizere yuko hari n'icyo mwamfashe wenda mukampindurira nyine ubuzima. Nta kibazo, wakoze cyane. Namwe murakoze. Bakunzi ba Kivubey TV rero ntago ikiganiro cyacu tukirangirije. Urabona ko ubuzima no muhunga abayemo ntago ari bwiza pe, ntago ari bwiza. Imyaka 25 uba mu mwobo nta ufiteho kuba, ni ikibazo kabisa. Twe rero icyo tubasaba nta kindi, mukomeze mudushyigikire, mukande subscribe, like, share na comment, ubundi ibiganiro byacu bye bibageraho 5 kuri 5. My name is Deo. Don't miss. Next what?